السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Shimana subhanahu wa ta'ala na kumfuriza inwacho Muhammad sallallahu alayhi wasallam mahoro n'imigisha. Dukomeje isomo ryacu nk'ibisanzwe as-sahihu al-musnad min asbabi an-nuzul, impamvu yo guhishurwa kw'imirongo yaje muri Qur'an, tugende kuri hadith as-sahih ndetse na hadith al-hasan, dukurikije uruhererekane rw'abandi bagiye bakira hadisi kugeza ku wacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukaba tugeze mu ijuzu rya 28 umunsi insha Allah turi butangire suratul hashr cyangwa se suratu bani an-nadir. Isura iboneka mu ijuzu rya 28, ikaba ibanzirwa na suratul mujadala cyangwa se suratul mujadila, ikabikurikira suratul al-mumtahina, kugeza ku sura ya nyuma suratul tahrim. Isura yahishuwe Madina mu mwaka wa 4 nyuma y'umukajin wacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ubundi twabonye yuko yo twiga gutya kugira ngo nasobanukirwe umuntu nasari anamenye n'impamvu isura ari gusoma yamanutse cyangwa se yahishuwe. Bikaba bifasha rimwe na rimwe, kubera yuko uyu muntu yasomye akaba zina sura n'impamvu yahishuwe, byongera khushu', kwibombarika ndetse no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi sura yiswe suratul hashr kubera yuko iri jambo ryaje no muri sura kwikubitiro, nibyo bishatse kuvuga al-hashr. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira muri sura sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nayo sura twasomye suratul fajr, Allah aratubwira sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Iftataha Allah subhanahu wa ta'ala bitasbih. Sabbaha, Allah subhanahu wa ta'ala tangije sura bitasbih, muri tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ibiri mu birere ndetse no biri mu isi angaha bisingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizul hakim. Kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni nyiricyubahiro. Allah subhanahu wa ta'ala ufite ubugenge buhebuje. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wamenyesheje abahakanye mu bahawe igitabo, abagambira kuvuga ngaho n'abayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati huwa alladhi akhraja alladhina kafaru. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wamenyesheje cyangwa se wakuye abahawe igitabo mu bahakanye abayahudi min diyari, mu mazu yabo, li awwalil hashr, kwikubitiro rya mbere. Ugati mpe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuva yahabwa ubutumwa akiri Makka, nta bantu yigeze amenyesha cyangwa se nta bantu na bamwe yigeze yirukana ku butaka bwabo cyangwa se mu mitungo yabo, usibye aba bantu Bani Nadir. Nk'uko turi buze kwirara hamwe impamvu yo guhishurwa kuri iyi sura. Allah tubwira ati niwe wamenyesheje, Allah subhanahu wa ta'ala wamenyesheje abahakanye mu bahawe igitabo aribo abayahudi, li awwalil hashri, kwikubitiro rya mbere, ku nshuro ya mbere, ma dhanantum an yakhruju. Allah subhanahu wa ta'ala arabwira mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bijanye n'imbaraga nke yamari mufite cyangwa se bijanye n'ubuke bwanyu ntabwo mwari muzi yuko bava muri ayo mazu yabo cyangwa se aho bari batuye. Mtume ajya i Madina yasanze abayahudi. Mtume ujya kuyimaka igihe nawe yaramaze kumeneshwa arahunga agera i Madina asanga abayahudi bahatuye, ariko Allah subhanahu wa ta'ala aributsa inwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dhanantum an yakhruju, ntabwo mwakekaga yuko abo bayahudi bashaka kuba bava mu mitungo yabo bakagenda. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, ndetse nabo abo bayahudi baketse yuko imitanemwa ndetse n'ubwenge bwabo n'ibyo bari batunze yuko ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala bidashobora kuba byabageraho. Bumvaga yuko bafite amayeri, bumvaga yuko bafite imbaraga, bumvaga yuko ari benshi, bumvaga yuko nta muntu n'umwe ushobora kuba wabirukana. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ariko Allah subhanahu wa ta'ala yarabamenyesheje mu buryo batakekaga yuko bashobora kuba bava i Madina. Ubundi suratul Hashr yahishuye i Madina, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati walawla an kataba Allahu alayhimul jala, niyo Allah subhanahu wa ta'ala ataza guca iteka yuko bagomba kuva aho i Madina bagomba kumeneshwa, Allah subhanahu wa ta'ala yari kubahana mu bundi buryo ahanga kwisi. Walahum fil akhirati adhabun nar, ndetse no ku munsi wa nyuma Allah subhanahu wa ta'ala akazabahimba cyangwa se akazabashira mu muriro. Kubera iki? Kubera yuko bigometse ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera iki Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye iyi suratul Hashr, bamwe bamenye bayita suratu Bani an-Nadir, yitiriwe ubu bwoko bw'abayahudi bari batuye mu nkengero z'umujyi wa Madina. Mu nkengero z'umujyi wa Madina hari ubwoko butatu bw'abayahudi, Bani an-Nadir ndetse na Banu Qurayza n'abandi, ubwoko butatu. Ariko abagambiro muri iyi suratul Hashr bavugwaga ahangaha ni Banu an-Nadir, kubera yuko nibo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamenesheje cyangwa se yirukanye muri uyu mujyi wa Madina kubera guca ukubiri n'amategeko Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse no kugambanira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse no kuba baracuze imigambi yo kwica inwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi sura bagiye kutubwira sababu nuzul, impamvu yahishuwe. Ubundi iyi sura igenda ivuga amateka ndetse n'ibyabaye muri uwo mwaka wa 4 igihe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yameneshaga aba bayahudi bari batuye mu nkengero z'umujyi wa Madina. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال قالت نزلت في بدر. قال قلت سورة الحشر قال نزلت في بني النضير. ويوقع سعيد بن جبير سعيد بن جبير يبدي عبد الله بن عباس أنه صحابة
wakiri hadithi zitandukanye kunwacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaba yaranasobanuye Qur'an, aba bana babo cyangwa se abataragize amahirwe yo kuba kujya cya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyo bageraga kuri aya bagiraga amatsiko yo kumenya impamvu Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye izo aya cyangwa se izo sura. Sa'id ibn Jubayr abaza Abdullah ibn Abbas yabaye kujya cya Mtume, kandi hari na zimwe muri aya zahishuwe anahari kujya cya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu mugabo aramubaza suratu Tauba, kweki Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye suratu Tauba. Abdullah ibn Abbas aramubwira suratu Tauba twarayibonye, ndetse na suratu Al-Anfal twarayibonye mu majuzu, mu ijuzu bya 10 hafi. Abdullah ibn Abbas amubwira ati at-taubatu hiya al-fadhiha. Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye suratul at-Tauba agaragazamo imirongo isuzuguza abanafi cyangwa se indyarya kujya cya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fadhiha mu giswahili nasema ni kufezeka, sinzi mu Kinyarwanda twavuga gute, no gusuzugurika. Mathalan urugero, umuntu yateguye imigambi mibisha, ariko ya migambi mibisha cyangwa se byateguye watu wanavifichua cyangwa se abantu bakaza kubigaragaza, anafedheka. Umuntu yacuze imigambi, uriya muntu turamugenza gutya na gutya, ariko bikaza kurangira imigambi yacuze imenyekanye. Ni mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala isura bamwe bamenye bagaragaza yuko ari suratul Fadhiha, ni sura Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye kubera yuko buruko bacuraga imigambi mibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahitaga bimenya. Ma zalat tanzilu wa minhum, isura uko yagendaga ihishurwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uko abayahudi bagendaga bacura imigambi yo kugira nabi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yahitaga mubwira wa minhum mukun Allah subhanahu wa ta'ala abye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yalmizuka fi as-sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yashatun. Bamwe mu njyaja abanafi bazaga kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bashaka yuko bakuri sadaqa, kuri zakka. Iyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabaga yabahaye barishima, ariko Mtume yabima kuri zakka bakababara. Allah kamubwira, ndetse mu banafi muri babandi bita yuko abasilamu iyo bahawe barishima, ariko iyo bimwe cyangwa se batahawe kuri zakka bamwe bararakara ndetse bakanarushaho no gucura imigambi mibi. Suratu At-Tauba ni sura Allah subhanahu wa ta'ala agendaga hishura imigambi y'abakanye. Rimwe na rimwe bagendaga kwirigara cyangwa se kumarigara ku mateve cyangwa se kwicara ahandi kubijiwe bagasebya ubusiramu. Allah subhanahu wa ta'ala agahishura Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baza kwa Mtume akababwira bya bindi bavugaga, bakavuga ati twari turimo turatebya. Allah ko ati la tahtaziru qad kafartu, nimuza numwitangirizo cyangwa se nimwiregure kubera yuko mwamaze kuba abahanyi. Abdullah ibn Abbas atubya ati suratu Tauba yahishuwe kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala asuzuguze, anagaragaza imigambi mibisha y'abanafi y'indyarya bari kujya cya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hatta dhannu annaha lam tubqi ahadan minhum illa dhukira, kugeza ubwo abanafi indyarya igihe isura yamanukaga bajya bakora ikintu Allah kavuga nabo baketse yuko nta muntu numwe uzasigara mu ndyarya usibye yuko Allah subhanahu wa ta'ala azamusuzuguza ndetse anagaragaze imigambi ye yabaga yacuze kugira nabi Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam. Qultu suratu al-Anfal. Sa'id ibn Jubair arangira mubaza suratu al-Anfal kweriki Allah subhanahu wa ta'ala yahishuye suratu al-Anfal. Al-Anfal ni minyago jafatu kurugamba. Qala aramubjira nazalat fi Badri. Iyi sura Allah subhanahu wa ta'ala yayihishuye kubera yuko yavugaga amategeko na aya zitandukanye ku rugamba rwa Badri. Ibi byose twarabiganiriye kuri suratul Anfal, suratul Tauba, suratul Baqara ndetse n'andi masura. Izi ngamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarwanye twagiye tuziganiraho. Arangije aramubwira ati qala qultu suratul Hashr. Sura yacu noneho uyu munsi arangije mutse suratul Hashr. Iyi sura kubera iki Allah subhanahu wa ta'ala yayihishuye. Qala nazalat fi Bani Nadhir. Arangije aramubwira ati iyi sura Allah subhanahu wa ta'ala yayihishuye kubera ubwoko bw'abayahudi bari batuye mu nkengero z'umujyi wa Madina bitwaga Bani Nadhir. Ubundi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akigera i Madina yagiranye amasezerano n'ubu bwoko bw'abayahudi bari batuye i Madina yuko nta bantu, yuko abasilamu bazasigara mu idini ryabo ry'ubusilamu, yuko abayahudi bazasigara mu idini ryabo ry'ubuyahudi, yuko aba bombi cyangwa se amatsinda abiri, itsinda ry'abemeramana ndetse n'itsinda ry'abayahudi, mu gihe baramuka batewe mu mujyi wabo kubera ko Mtume yaje ahunze yavuye i Makka, bahana amasezerano yuko bazatabana cyangwa se bazafashanya ku buryo umujyi wabo utaterwa. Barabyumvikana ndetse banumvikana yuko bagomba kujya babuzanya gukora ibikorwa bibi cyangwa se kugambanirana cyangwa se ibindi. Ariko abayahudi baje kwica amasezerano bajyanye na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Igihe umwe mu basanjanye n'umwacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yicwaga, Mtume akajya kugisha inama Banu Nadhir, abayahudi bari batuye muri uwo mujyi kubera ko bari bamwishe bakomokaga mu bwoko bwa Banu Amir. Tumajya kubagisha inama n'uburyo bagomba gutanga fidya, ikiru n'amategeko busira. Iyo umuntu yishe undi mu buryo bwa zulma, hari amategeko idini ryacu rigenda ritwigisha iyo habaye kubabarira hari fidya cyangwa se hari ikiru kigomba gutanga. Mtume yajya kugisha inama Banu Nadhir cyangwa se abayahudi bari batuye i Madina, barabyemera ariko batabyemeye, ariko nanone bagambanira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rimwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubiye kubabaza uko gahunda zimeze, bacura umugambi wo kwica Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babwira umwe muri bagenzi babo ambye ati ese ninde wadukiza Muhammad, araturambiye. Umwe aravuga ati ngende tayari. Bamubwira ati zamuka hejuru y'igisenge ushaka ikiwe kinini cyane, Muhammad niyinjira kimujugunye wahapfe tumukire tureko twamukira. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahageze wahira manuka yuko hari umutego bamuteze abayahudi yuko bashaka kumwica. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubira inyuma mu mujyi, abwira umwe mu basahaba yuko yajya kubwira abayahudi yuko bagomba kugenda bakava mu mujyi wa Madina kubera ko bamaze kwica amasezerano bari bagiranye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko indyarya mu bari batuye i Madina nabo bohereza intumwa ku bayahudi babasezeranya ubufasha, babasezeranya yuko bazafatanya nabo igihe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam azabatera, yuko bazabaha ingabo ibihumbi 200. Niyo mvu Allah subhanahu wa ta'ala tugira muri sura alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Allah arabwira Mtume ese ni wabonye uyu muhanuzi, yewe ntumwa, yewe Muhammadi, babandi baba indyarya babwiye abagenzi babo mu bayahudi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'a, ntimusoje mugume mu mazu yanyu, mugume mu bice byanyu kubera yuko niba barwanya turi buze kubatabara, kandi nimuva i Madina tuzajyana namwe. Abayahudi banga kubasohoka. Allah yishura aya alam tara ila alladhina nafaqu
ese ni wabonye yo Muhammad yo muhanuzi babandi indyarya bavugaga yuko ari abasilamu ariko bakagambanira idini babye abayahudi la in ukhrijtum ni musoka mu mujyi wa Madina la nakhrujanna ma'akum tuzasokana nawe wala in qutiltum ndetse ni munarwanwa cyangwa se ni muterwa bakaza kubamenesha la nansurannakum tuzabatabara wala nuti'u fikum ahadan abada nta nubwo tuzumvira uwo ari we wese abasilamu ariko basezeranya abayahudi yuko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naza kubarwanya yuko bazifatanya nabo kandi ntabwo bazigera bumvira mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ariko abyati innahum lakadibun nyamara nababeshi barabeshya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abonye yuko abayahudi bari batuye i Madina banze kugenda mtume arasohoka n'ingabo ze barabagota mu mujyi cyangwa se aho bari batuye barangije barabagota bamaze kubagota mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ategeka abasahaba be yuko batema ibiti byose bya gitende imirima yabo bagomba kwitema ibindi bagomba kubitwika. Abasahaba cyangwa se basengera Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam barangije barabikora ku itegeko rya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugeza ubwo bamwe mu basahaba mu biti bari basigaje bagize ikibazo baruga ati se ko mtume yaduhaye itegeko yuko tugomba kubitema byose tugomba kubikura kugira ngo tubahe akato bagomba bagende. Allah subhanahu wa ta'ala ishura aya ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'ima fabi idhnillahi wa liyukhzi al-fasiqin. Ngo nta giti na kimwe ma qata'tum min lina nta giti na kimwe mwatemye mu biti by'itende byabo bayahudi aw taraktumuha qa'ima cyangwa se bya bindi mwasize bihagaze fabi idhnillah ibyo byose ni ubushake cyangwa se kubera Allah subhanahu wa ta'ala waliyukhziya al-fasiqin ndetse no kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala asuzuguze inkozi z'ibibi. Abayahudi bamaze kubona akato bari barimo kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagose igihe kingana n'iminsi 6 badasohoka mu manzu yabo batera ijisho hakurya bakabona imirima yabo yose bayishize hasi bayitwitse barangije bagira ubwoba. Allah subhanahu wa ta'ala amanura izi aya zimanika muri suratu al-Hashr mu ntangiriro zigira ziti huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min diyarihim li awwali al-hashr. Bamaze kubona yuko nta makiriro nta buhungiro bagirana amasezerano na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko bagomba gusohoka mu mujyi wa Madina bakirikiza Sham, kandi mtume abwira yuko batagomba gutwara intwaro zabo, bagomba gutwara bya bindi ngamiya zabo ziri bubashe gutwara barabitwara. Barangije barasohoka. Allah tubwira muri suratul Hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwali al-hashr. Allah subhanahu wa ta'ala niwe wamenyesheje abahakanye mu bayahudi kwikubitiro, nibo bantu ba mbere mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamenyesheje li awwali al-hashr abakura mu mazu yabo. Waqadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah subhanahu wa ta'ala nuko yateje ubwoba mu mitima yabo. Igihe bangaga gusohoka i Madina bagumye mu mazu yabo barikingirana barinangira ugati turarwana kugeza ku munota wa nyuma. Mtume abereka yuko akomeje itategeka abasahaba muteme ibiti byose mutwike, barabitwika bimwe ibindi bisigara bihagaze. Allah tuyati waqadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah subhanahu wa ta'ala bateza ubwoba babona yuko bishoboka kandi bizeraga yuko bafite imbaraga. Kuko Allah tubwira ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum huzuruhum min Allah. Bagetse yuko imbaraga n'ubwenge bwabo ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala bidashobora kuba byabageraho, ariko Allah subhanahu wa ta'ala yaciye iteka barasohoka baragenda kandi abateza ubwoba. Ulil absar
Allah tubiyati walaula an kataba Allahu alayhimul jala, niyo bitaza kuba yuko Allah subhanahu wa ta'ala yaciye iteka yuko bagomba kumeneshwa ngo birukanwe, la'adhabahum fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala yari kubahana mu bundi buryo ahangaha kwisi, walahum fil akhirati adhabun nar, kandi no ku munsi wa nyuma Allah subhanahu wa ta'ala yari kubashira mu muriro. Dhalika bi annahum shaqu Allah wa rasulahu, ibingi no kubera yuko baci ukubiri n'amategeko Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'uwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igibagirana n'amasezerano. Hanyuma bamaze kugenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asigarana imitungo yabo. Niyo mpamvu ubundi batubwira muri sira yuko Mtume nta kazi yari afite, ariko umuntu ashobora kuba yakwibaza ese Mtume yari yagavanye he ibyo kurya, amafunguro avanaga, kandi na Mtume nta nubwo yari yemerewe kuba yarya ku isadaka cyangwa se kuri zaka. Nuko ibyatungaga urugo rwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abantu be byaturukaga mu byo byari byarasizwe n'abangaba abayahudi, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bivuga muri Qur'an, wama afa Allahu ala rasulihi minhum, ndetse na bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byari byasizwe n'abandi n'abayahudi, ibyo bihende yabihawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko mwebwe nta kintu mugomba gufata. Ubundi hari itandiko riri hagati na al-ghanima ndetse na al-fay. Al-ghanima ni byabaga byafatiwe ku rugamba, abasahaba igihe babaga bagiye ku rugamba bakarwana, ibyabaga byafatiwe ku rugamba byitwaga ghanima. Iyo habaga habaye kurwana, ibyafatiwe ku rugamba byitwaga ghanima. Kiragiye barazaga bakabigabana, bini bya gatanu bikaba byabagiye ku rugamba, kimwe kikaza muri Baitul Mal. Ariko ibyasizwe n'abantu batarabasira nk'uko n'abayahudi bagiye bagasiga imitungo yabo, byose byabaga ari ibya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bivuga ati imitungo yose yasizwe n'abayahudi igihe Mtume yabamenyeshaga bakagenda bakajya Ishamu, byose bisigara mu bubasha bwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akajya biha abo ashaka. Allah bati ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, ngo bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu byasizwe n'abayahudi aho bari batuye, falillah, mbere na mbere ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasuli ndetse n'intumwa, wali dhil qurba n'abantu be bahafi, wal yatama wal masakin wa ibn sabil, ndetse n'imfubyi ndetse n'abakene ndetse n'abari ku rugendo. Vuga ati Mtume yahaga bashaka abamuhajirina, kubera ko bavuye i Makka nabo bamaze kumeneshwa bageze i Madina, bisanga nta mutungo bafite. Muri ya mitungo asizwe n'abayahudi, Mtume akajya avuga ati runaka akira. Ariko ubundi isura yamanutse kubera abayahudi bari batuye mu nkengero z'umujyi wa Madina nyuma yo kwica amasezerano. Allah subhanahu wa ta'ala agenda ahishura aya zitandukanye n'amategeko atandukanye arebana n'imitungo yasizwe n'abayahudi nyuma yo kwirukanwa mu mujyi wa Madina, ndetse n'impamvu izi aya zose zagiye zihishurwa. Ingi akaba ariyo sababu nuzul, impamvu yo guhishurwa kuri suratu al-Hashr. Isura yamanutse kubera ubwoko bw'abayahudi bari batuye i Madina nyuma yo kwica amasezerano bagiranye na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuko Allah ategetse Mtume yuko agomba kubamenyesha ndetse no kubirukana muri uyu mujyi wa Madina. Baragenda basiga imitungo yabo, hanyuma imitungo yabo iba iya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse n'ababandi baje baturuka i Makka, abamuhajirina ndetse n'abari bari ku rugendo, ndetse n'imfubyi ndetse n'abamwe mu miryango bahafi ba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyi akaba ari sababu nuzul y'iyi sura yacu y'uno munsi. Tukaba twunguka muri iyi sura imigambi mibisha y'abayahudi ndetse n'ibyo bagira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe bacuraga imigambi yo kumwica, ariko Allah subhanahu wa ta'ala akaza kumuhishurira intumwa yuko abayahudi bacuze imigambi yo kumugira nabi, amuha itegeko none yo kuba yabirukana mu mujyi wa Madina. Reka tugarukire ngaha Allah subhanahu wa ta'ala
nadushoboza insha Allah ejo tuzareba aya yindi ya nyuma, qawluhu ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wabillahi at-tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.